Mbanje kubasuhuza Kristo Yesu akuzwe. Amazina yanjye ni Valentine Mukeshimana. Nkabanje kubabwira igice cya kabiri cy'ubuhamya bwanjye bufite inyito yitwa urugendo rwanjye mu murwa utuwemo n'inzoka. Mbere yo kugira ngo dutangire ubuhamya, reka twiragize Imana. Dawe Imana ishobora byose, turagushima ko waturinze mu bihe byashize ndetse n'uyu munsi wa none. Turagusaba ngo ugendane natwe muri uru rugendo rwuzuyemo imitego n'ibiturwanya. Ni ukuri Nyagasani, ntuzatujye kure kugira ngo twegukane intsinzi. Ibyo byose tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nta kindi twagusaba Mana uretse intsinzi, kuko turi ku rugamba kandi iyo umuntu ari ku rugamba hari byinshi aba yasize inyuma, hari byinshi aba yirengagije, ahubwo intumbero aba ari intsinzi, kuko nyuma yo gutsinda bya bindi byose biza bigusanga. Ubwo rero ubuhamya bwanjye ikintu kiri budufashe kubwumva ni inkuru dusanga mu bami ba mbere ibice 21. Iyo nkuru iravuga ku mwami witwa Ahabu wari ufite umugore witwaga Yezebeli. Uyu mwami ngo yabonye uruzabibu rwa Naboti ararwifuza, ashaka ko yarumugurisha cyangwa akamuguranira. Uyu Naboti yaramuhakaniye, yanga kurumuha. Ahabu yarababaye cyane ku buryo yageze mu rugo umugore akabona uko ameze, ati mugabo wanjye nkunda, byakugendekeye bite? Umugabo ati nashakaga uruzabibu ariko Naboti yarunyimye. Yezebeli umugore aramubwira ati ihorere, ibyo bindekere, njyewe nzarugushakira. Yezebeli aragenda yandikira abayobozi b'umudugudu Naboti yari atuyemo, basaba ko bashaka abagabo b'ibigoryi. Bibiliya iravuga ngo ni abagabo b'ibigoryi bo gushinja Naboti ibinyoma kugira ngo bamwice. Nibarangiza kumwica babone uko bigarurira rwa ruzabibu. Ibyo byarakozwe rero, Naboti aragambanirwa, bamushinja ibinyoma. Arangije gupfa, inkuru igera kwa Yezebeli. Yezebeli arabwira umugabo we Ahabu ati rero byarangiye, ngo ujye gufata rwa ruzabibu ujye kuzungura. Uyu mwuka rero w'ubugome uyu mwamikazi yari afite n'uyu munsi urahari. Ibyo bavuga ngo amateka agenda yisubiramo. Uyu munsi hari abantu binjiwe n'uyu mwuka w'ubugome, umwuka wo kwifuza iby'abandi mpaka babagiriye nabi. Ubwo rero nanjye ubwanjye aha nahuye na Yezebeli. Yezebeli twarahuye, aranyitegereza, areba uburyo mbayeho, umuryango wanjye aratureba, style de vie twiberaho, ibyo byose bimutesha umutwe. Aravuga ati aba bantu ntabwo bagomba kubaho banezerewe, ngomba kubababaza. Ubwo tugabaho ibitero mu buryo bw'umwuka, twaraterwaga, akaturasaho pe imyambi, agashaka kutwanduza, kudutokoza mu maso ngo dutokorwe, dute agaciro. Ibyo byose Yezebeli yarabikoze, yagerageje ibyo ashoboye, kuko ni umwuga we, ni professionnel. Ashaka kumbabaza cyane, yataka mu bana banjye. Harimo ibyo nzavuga mu buhamya buzakurikira. Yezebeli rero ni umuntu w'umwamikazi, njye namwita Nyiramwamira, kuko yari afite ubugome bwinshi kandi icyo yagambiriraga yaragikoraga.
akakigeraho. Ubwo bushobozi yari abufite. Abantu rero binjiwemo n'uyu mwuka bakabona abantu, umuntu wakoze wariyushya kuya, warababaye kugira ngo ugere ku cyo ufite uyu munsi, batereka tukimwake, reka tumugambanire tukimwake. Abantu barimo barabura ibintu byabo, abantu barahemukirwa ku buryo bumwe n'ubundi kubera uyu mwuka wakwirakwiye mu bantu. Ubwo rero kubera style de vie twari turimo, wakundaga gukora ingendo, ntabwo ibyo byigeze binezeza Yezebeli wanjye. Yezebeli ibyo ntibyamunejeje, ku buryo rwose niyo twabaga turi mu mavoyaje yageragezaga kutwohereza ibibuye biduteza impanuka. Najyaga numva abantu bavuga ngo barara baterwa amabuye, amagana abantu umenya bakabye. Bibaho kuko yakomezaga aza mu isura simumenye, nkabona umuntu ngirira nabi simumenye, nsaba Imana n'Imana, uyu muntu uhora ngirira nabi kuki nkamumenya, wamukuyeho masike nkamureba. Masike rero zimuvuyeho nanjye ntangira guhunga, ngenda mpunga. Nawe iyo yabonaga nahunze, nkuko natwe twerekwa n'Imana yacu, nabo baba bafite uburyo bamenya ibyacu, nawe agashaka ibindi biraro, akajya mu bantu b'inshuti zanjye, akabaneka, akababaza amakuru. Bantu b'Imana, mujye mwimana amakuru ya bagenzi banyu, kuko aba bagome nta kindi baba bakeneye, ni amakuru. Iyo bamaze kumenya amakuru niyo baheraho bakwangiza. Umunsi umwe nari ndi mu rugendo, umuntu aratelefone, ariko mbere y'uko mbona iyo telefone nabaga Imana yambwiye ati hari umuntu uje kukuneka. Nkumva telefone iraje, ati se muri hehe? Ubwo tuntubwira ati turahanaha, turi mu rugendo. Yezebeli amakuru akaba yamugezeho. Twagiye kumva twumva ikibuye, turi muri highway, imihanda minini irimo amamodoka menshi, ku buryo accident zo muri highway ziba ari mbi cyane. Ushobora kugonga bigafata imodoka 3, 10 ndetse zirenga, kubera ubucucike bw'imodoka ziba ziri mu muhanda, kuko haba hari ibyo bita lane zigera kuri 7 mu ruhande rumwe, n'izindi 7 mu rundi ruhande. Nagiye kumva numva ikibuye ngo kiraguye munsi y'imodoka, mpita mpamagara amaraso ya Yezu, ndavuga ni maraso ya Yezu ngwino udutwikire. Nivuga amaraso ya Yezu, amaraso ya Yezu masa harimo imbaraga zikomeye. Nkivuga iryo jambo ngo maraso ya Yezu, nagiye kumva numva cyakibuye gisa n'ikiri kugenda nk'umuyonga, kuko nibaza ko kiba kitari n'ikibuye kigaragara, ari ibintu biba biri mu mwuka, ntago nzi uburyo biba bimeze, ariko cyagiye numva. Turavuga tuti ibintu birakomeye, cyagiye nkumva. Amaraso ya Yezu rero afite imbaraga zikomeye. Yarantabaye mu icyo gihe bantera ikibuye muri highway, ariko nibutse n'ikindi gihe gikomeye nagize accident iri mu Ruteur, ndi mu rugendo ruva Ruhengeri Kigali, ngeze ahantu hitwa ku Rusenge. Icyo gihe twari mu modoka turi abantu 5, nari nicaye imbere hamwe na shoferi akubita ahantu mu kinogo, buro yari iri muri vola irafunguka, akase vola, mbona vola ntikase, duhita duta umuhanda.
dutaye umuhanda narabirebaga gutya n'amaso, kuko agisida iba mu gihe gito, ni danze hapsidota agisida ibibaye. Ubwo ndavuga nti maraso ya Yezu dutwikire. Nari narumvise hari umuntu wigeze kwigisha inyigisho kera cyane, numva ari kuvuga ko amaraso ya Yezu atabara. Nicyo kintu navuze, amaraso ya Yezu dutwikire. Iyo bigeze muri icyo gihe gikomeye, ayo wasenze kera niyakuramira, nako kantu uba wibitseho ukakavuga. Nabaye nka cya gisambo cyahuriye ku musaraba na Yezu. Hari ijambo rimwe ushobora kuvuga rikakurokora. Naravuze ngo maraso ya Yezu dutwikire. Hari ibintu byinshi byagombaga gutuma muri uwo mwanya dupfa. Twagombaga guhita tugongana n'amamodoka, twagombaga kugonga abantu, ariko ibyo byose ntibyabaye. Amaraso ya Yezu yaradutwikiye. Twagonze ibiti, nta giti cyadukomerekeje. Ibiti bigabanya ubukana bw'imodoka. Imodoka iragenda itunaga mu gishanga, hafi y'igishanga ku nkengero. Uvuga ngo ahantu twaguye hari santimetero nkeya cyane ngo tugwe mu gishanga. Umva ko niyo tugwa mu gishanga twagombaga imodoka yagombaga guteberamo, nabwo hari mu rupfu. Ariko ibyo byose Imana yarabiturinze. Amaraso ya Yezu yaradutwikiye. Abantu bari mu misozi bahinga, baramanutse birukanka, baje gukura imirambo mu modoka. Ariko basanze twarangije kuva mu modoka, natwe duhagaze ku ruhande. Uko twari mu modoka twese, nta n'umwe wagize agakomere namba, habe natse nta na kamwe. Twavuyemo turi intact, ku buryo abantu baravuze bati se iyi modoka ni bande bari barimo, kuko bumvaga ko abantu barimo ari imirambo. Ntabwo bimaginaga ko imodoka yahanuka ahantu hareshya uko hari hareshya, ikagonga ibiti yagonze, hakavamo abantu bazima. Amaraso ya Yezu arimo imbaraga zikomeye. Ubushize nababwiye uburyo abandwanya nagiye nkoresha Zaburi ya 91 ikamproteja, ikanabatsinda. Ni igihondesho mbahondesha, ndabahondesha buri munsi icyo gihondesho. Ariko noneho nyuma y'icyo gihondesho hari amaraso y'umukiza wacu Yesu Kristo. Ntimukibagirwe kuyitwikiza, muyatwikize abana banyu, imiryango yanyu, muyibundarareho, muyatwikize ibyanyu. Nta kintu kizegera ihema ryanyu, byose bizajya biba kure. Rero Yezebeli Imana yaramunyeretse mu masura ye, mbona arimo aronsa abantu bakuru, arimo ahoza abagore n'abakobwa. Abahoza barimo barira. Nyoberwa igisobanuro cy'ibyo bintu, ariko hari ijambo Imana yampaye riri mu byahishuwe, ibice 2 umurongo wa 20. Haranditse ngo nyamara mfite icyo nkugayaho, nuko wohereza Yezebeli uwo mugore wiyita umuhanuzikazi, maze akayobya abagaragu banjye, abigisha kohoka mu buhabara no kurya inyama zatuwe ibigirwamana. Yezebeli ngo abonse ibere rye, arabakontorora.
ntabwo ari ukuvuga ngo baragiye bonka ibere rye nyako nk'uko umuntu yonka, ni ukuvuga ngo hari abantu yigaruriye, yari yabigaruriye akoresha iby'ubuhabara n'igitsina, akoresha igitsina mu kwigarurira abantu, afite abantu akoresha, ni gurupe, ntabwo ari umuntu umwe, afite abantu yigaruriye akoresha, bakoresha iby'ubuhabara mu gusenya ingo z'abandi. Ni turufu irakora. Muri iyi minsi murimo murumva divorce, mukibaza muti se byagenze bite? Ni uyu mwuka wa Yezebeli ubiri inyuma, ni ibintu bipanze, wowe bikugwaho ukagira ngo niko bimeze, ariko hari abandi babiri inyuma barapanze. Kuvuga ngo niba ari umugore bari gutagetinga, bamuteza umugabo, bakakereya ibimenyetso, bakazaza kwereka uwo babana bati dore divorce ngiyo. Nawe rero utaba amaso uti yeye ati byakomeye, uti divorce, ingo nyinshi zirimo zirasenyuka ku mipango ya Yezebeli. Harimo izarangiye gusenyuka, harimo n'iziri kwaka kuri uyu munsi ndi kuvuga ibi ngibi. Abatsinze uru rugamba nabo ni bake cyane. Yezebeli rero akoresha iyi tactique yo kugira ute, yo gukoresha ibitsina. Mube maso, nimuterwa ntimuzitere, muzamenye umwanzi ahaturuka, ariho mutagetinga. Dore umugambi we ntabwo ari uko ntabwo ashaka ko hari umuntu ubaho neza, ashaka gusenya. Aho Yezebeli azagera hose azasenya, azahasiga akantu, azasiga umugore n'umugabo bameze gutya mutavuga rumwe, azasiga umwana na nyina bameze gutya. Nushaka umwanzi wawe usange n'umwana wawe. Abavandimwe muvukana, dore ni gutya. Yesu azabusanya, ntawe uzavuga rumwe n'undi, kuko niyo proje ye, ari kuri misiyo ye, Ikibabaje rero, ababyihisha inyuma y'ibyo byose, yarangiza akigira mwiza, akaba ari we uza kuguha inama z'ibyo ukora, kandi ari we urimo kugusenya. Uwo ni Yezebeli. Mumenye ubwenge, mube maso. Umuntu ujya kugisha inama, urimo uramubwira amabanga yawe yose, kandi ayo niyo akeneye kugira ngo aze gusenye akurangize. Abantu benshi barasenyutse kubera icyo kintu. Rero hari ikindi kintu muri iri jambo riri mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 20, rivuga ukuntu agabura ibiryo bihumanye, agabura ibiryo byakoreweho imihango. Ni ukuvuga ngo hano muri Bibiliya hari aho nabonye handitse ngo ni intonorano, ni n'amagambo akomeye y'Ikinyarwanda. Ni ibyo biryo byakoreweho imihango, ni ibyo agaburira abantu. Ni ukuvuga ngo abantu bashobora kumva bavuga bati ibintu hariya ni ukwitonda, ariko bakavuga bati nta kibazo, kuko bagiye bakabona bavuyeyo nta kintu bumvise mu nda, nta bundi bumuga biyumviseho, bakagira ngo ibintu ni sawa. Ariko ntibamenye ko icyo bakorewe gikomeye ari mind yabakoze kuri mind control, manipulation, nicyo kiba cyabakoreweho.
ni ukuvuga ngo iyo ukomeje kugenda kurya izo ntonorano, ibyo biryo bihumanye byakorewe nk'imihango, ntabwo ubwenge bwawe babukoraho, ntabwo wigitekereza ibyo wategerezaga mbere. Uko watekerezaga mbere birahinduka, ya mvugo wavugaga irahinduka, kuko ntabwo aba ari wowe uri kontorore. Bahanaguramo ibyo bahanagura bakagusetingamo ibindi. Ibimana ibi wambaza ati nabikuyeho, ni amahishurirwa, ni ibintu nabonye mu gaserikire ndimo, ariko ni ibintu biri ahantu hatandukanye, birimo birakorerwa ahantu hatandukanye, kuko uyu mwuka wa Yezebeli ni umwuka umwe ariko uri mu bantu benshi. Niho uzabona umuntu ashobora kukugirira nabi ukagenda imbere ukamupfukamira ukamushima, kuko nta mayindi nayo rimanipiri. Umuntu akajya gutekerereza ati kora iki ntukore iki, ukabacishwa aha. Abantu benshi uyu munsi ntibacishwa aha, ariko benshi nta nubwo bazi igihe byabereye. Mwariye ibiryo bihumanye byakoreweho imihango. Liste ni nini y'abantu bari muri iyo situation. Abakiri bazima musenge cyane, tubohoze. Ibintu birakomeye, musenge cyane tubohoze, Mana izadutabara. Nge rero kuko Yezebeli nyangize tageti, agenda angirira nabi, agenda ashakisha mu bantu, abahamagara. Iyo agushakisha ashobora no kuguhamagara inshuro 5 ku munsi. Agenda ashakisha mu bantu, ashakisha umuntu waba utankunda ngo nawe amwiyegereze, arimo arokirita, arabiyegereza, akabaka amakuru, akajya abaka amakuru yanjye, kuko akorera ku makuru. Mujye mwimana amakuru, Imana yimane amakuru yawe, ibintu byawe bijye bisohoka bitungurane, babone urasohotse, babone ibintu byawe bisohotse hanze. Kuko uyu Yezebeli ni ukuguteza delay, ubukererwe. Icyo yamenya ahita apfunika. Inyenyeri zawe, nkashaka ko inyenyeri yawe yaka, arayitwikira. Imigisha yawe arayipfukirana, agaproje kawe aragapfukirana, yewe n'akazi kawe ntashaka kugakora. Haraho najyaga numva bavuga ati kanaka ntagikora, kibaza ibyo ari byo. Naho hari ubufindo bamukoreyeho ngo bamubuze gutera imbere. Hari umuntu ndirimbo mperutse kubavuga ngo bifuza gutera imbere ariko ntubasumbe. Niyo mpamvu bakora ibyo bintu, delay, bakagukereza. Mbega nabitikiza, sinzi izina nabaha, ariko ako niko kazi kabo. Ni ibintu bikomeye, baba bashaka ibitambo. Hari abantu ngubu bari muri situation badashobora gushaka kubera ko babaye ibitambo bikomeye. Ushobora kuvuga ngo nzarongora, ntabwo bikunda. Ahubwo wa muntu wabigukoreye uzumva ari no kukubwira ati nzagutwerera ibya mirenge na mirenge, kuko azi ko bitazigera bibaho. Ntabwo bizigera bibaho. Murasaba kwicomokorayo, mwicomokore murakira. Aho nahishuriwe n'uyu mwuka wa Yezebeli, n'ibyo yari yarafuremye iwanjye. Icyo yavuzeho cyose nagendaga ndeba, yewe habe na pome yari iteye mu mbuga yanjye yari yarumye kuko yayivuzeho. Ariko maze kwicomokorayo zarashibutse, pome zarashibutse. Mbabwira ko
uyu Yezebeli mukiri connecte akigufiteho access, uri bloke. Niba ari ugushaka koko ntabwo ushobora gushaka. Niwe nabonaga afite za password, afite password z'ibintu byinshi, afite password yaborotse abantu, afite za password, afite ubwo bushobozi arabufite. Ni abakozi ba Satani bo ku rwego rwo hejuru, ni instrument of change za Sekibi, akuvana mu bwiza gushyira mu bibi. Niba kubonye h'ubwiza ni wowe target. Ni ukuvuga ngo niba narabaye target mu gihe runaka, bakaba baraneshejwe, ntibashobore kugera kuri za resultat bari bategereje, ubu hari undi ugomba kunsimbura, ntago bihagarara. Hari undi ubu ngubu nawe bari kwataka ku buryo bukomeye ntago muzi, ariko buri arahari kugira ngo umurimo wabo ukomeze. Barakwangiza, bakwangiriza izina, mitungo yawe, bagusige iheruheru, babashaka kukubabaza, Sekibi nta yindi gahunda ni kwiba, kwica, gusahura. Mureke turwanye uyu mwanzi witwa Sekibi n'ibikoresho bye n'abakozi be, aba agenti be. Mubarwanye. Masike zabavuyeho, vous êtes tout nu. Niyo mpamvu ibi byose muri kubyumva. Masike zabavuyeho, basigaye baza mu mabara yabo, baje gusabota. Rero kubera kusabota, bakunze kudusabota cyane, noneho nanjye ntangira kubibona, ngira ubwoba, ntangira kwirotira, nkajya numva bari kubaririza mu bantu ngikunda tukivugana, niba ntadega zabaye kwa kanaka, ntadega kubera ibintu byinshi babaga bohereza, ntadega zishobora kuba, kuko njyewe uru rugamba njyewe naruhariye Uwiteka. Nafashe ibi byose munyohereza, mbishyira muri ibi biganza. Intambara zose n'ibitero byose mbishyira muri ibi biganza, ndagenda ndabifata, mbitura Yezu. Izi ntambara zindwanirire, reka nanjye njye mu byawe. Baravuga ngo ni akaririmbo numvise ndagakunda cyane, uwagahimbye Imana imuhe umugisha, ngo iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Uko niko kuri. Imana iyo uri mu byayo, izo ntambara ziraza. Yewe njyewe nta n'umwanya mfite, kuko nizo kundangaza ngo ya ntumbero yanjye nyite, sinongere kuba gufokasinga ku ntumbero, ntangire njye kurwana, njye kwirwanirira. Ndagusabye ngo ntiwirwanirire, reka Uwiteka kurwanirire. Afite ingabo zikomeye, aragutsindira urugamba. Muhakanya urebe. Niyo mpamvu njyewe nagendaga mbona ukuntu abantu bandeba, ni kubera ko babaga bazi ibintu bankoreye, akavuga bati se afite se abantu bamufasha, afite batayo inyuma ye imufasha, cyangwa se yaba ari kwifatanya na kanaka, kuko hari benshi liste yabo bahemukiye ni nini, ni ndende. Ati wenda yaba ari kwifatanya n'uyu bakaba nabo bari kuturwanya. Never. Nta muntu n'umwe turimo gufatanya uretse Uwiteka isumba byose, nyiringabo, gitare cy'amahanga. Uwo niwe wenyine turi kumwe. Ubwo rero bantu b'Imana, detaye z'ibitero natewe ntabwo nzivuga
ubu buhamya, kuko ndimo ndandika igitabo, detaye ziri mu gitabo. Ndabashishikariza ko igihe cyasohotse nacyo muzitabira mukagisoma. Ubwo ubushize nababwiye uburyo Zaburi yambereye igihondesho, intwaro nakubitishije abanzi banjye, abatanyifuriza icyiza, abifuza kumbona mbabaye, abifuza kumbona ndi gusitaragoringa, ndi ku muhanda, ndi homeless, abifuza kurya utwanjye, dore ko nabyo batabitinya, bagapanga imitwe ngo baze bakwambura udufaranga twawe. Nabyo barabigerageje, baduha n'amatariki za deadline, ati uyu munsi uyu n'uyu rwose uduhaye amafaranga pe. Ibyo barabigerageje, ariko Uwiteka ahora aturi imbere, niwe utubashisha. Ibi byose tubibashishwa n'imbaraga ze, ntabwo ari izacu, ni iz'Uwiteka. Kandi yadutegekeye abamarayika bo kuduhora impande. Marayika wanjye, marayika wanjye, bamarayika banjye, ntabwo mwigeze muntererana muri uru rugamba. Marayika yagendaga ambwira ati dore dore, reba hano, reba reba reba, n'uyu nguyu arimo, reba n'ahangaha umwanzi yahaca. Amarembo, inkingi z'amarembo yanjye tukazikomeza, shyiraho amaserire, akabyukije umutwe, kubita ikibando. Ni ukuvuga ngo tubaga dufite ikibando kure y'ihema, ku marembo, inkingi urazireba, ni kure, niho marayika wanjye twabaga dutegiye dukubita n'ikibando, bose bashwiragira. Ubwo rero uyu Yezebeli yari arimo ahoza abagore n'abakobwa, yari yarijeje ibitangaza. Harimo abagore bagiye basenya ingo zabo ngo bazahabwa abandi bagabo bakomeye kuruta abo bafite. Ugaturwa wambaye, ibyo babyita guturwa wambaye ubonye ishitamba. Abo rero bari mu marira, bamwe babuze byose. Njye nabagira inama, mugende musubire kuri babagabo banyu, mubasabe imbabazi, mwubake ingo zanyu, mwubake izo ngo muri gusenya. Muri kuzisenyera iki? Ko hari umugambi wa Satani, murimo gufasha Satani. Murwanya umwanzi, imbaraga zanyu wowe mugabo nawe mugore nizo zatsinda Sekibi. Mwikire hamwe, murwanya umwanzi. Mwaratewe, none namwe muri kwitera. Abakobwa Yezebeli yarokirise, birirwa abashyira mu busambanyi, abizeza kubashakira abagabo, ibiki, arabashuka. Ntabwo ari uwo mukino mukina. Hari aho muzatsinda, ariko hari n'aho muzatsindwa. Musabe Imana ibagirire impuhwe, ibahe ibyo yabageneye, mwere kujya kwambura abandi ibyo yabahaye. Musabe ibyanyu. Imana ifite ibintu byinshi, isi iruzuye, ishyamba ni rigari. Higa, buri wese abasha guhiga. Imana ifitiye buri muntu wese ikintu. Were kujya kwirirwa urwanya mugenzi wawe ngo umwambure icyo afite. Shaka icyawe, saba Imana, tegereza imbabazi z'Uwiteka. Imana izaguhereza igikwiranye nawe. Humura, wikwiyanduza. Rero rwose ababaye victime y'ama situation nababwiye, mwihangane. Abo bishoboka ko mubikosore. Abo muri guterwa muri iki gihe, mube maso, murebaho origine, murebaho byaturutse, murebe umujyanama wanyu ahari.
uwo mujyanama wanyu mumurebe, yaba atari we wenda uri kugaruka akabateza ibyo bintu. Mube maso. Abakozi ba sekibi barimo barasenya ingo ku buryo bukomeye. Ntihagire umuntu ugwa muri uwo mutego. Ubwo rero bantu b'Imana, Imana izakomeza ituneshereza igihe cyose twayihaye umwanya wa mbere mu buzima bwacu. Izaturwanirira, nta nubwo izemera ko dukorwa n'isoni. ni ukuvuga ngo icyo wabibye nicyo uzasarura. Niba wabibye amasaka ntabwo uzasarura ibigori. Icyo buri wese yabibye nicyo azasarura. Ni ukuvuga ngo amaherezo ya Yezebeli ntabwo ari meza, kuko yakoze imirimo mibi, yababaje abantu benshi, abo yambuye, abo yakereje, abo yahombeje, abo yababaje. Abari kurira uyu munsi, abataye ibyabo, kuko abashaka ko umuntu ahunga mukiruka mukimuka mugati byanyu. Ubu ni umugambi we, naho uri mu migambi ye. Mwese mwihangane, mwihangane, amaherezo ye si meza. Dore no muri Bibiliya yarangiye bamujugunye mu idirishya, bamunaze mu idirishya. Reka natwe tumwiyame mu buzima bwacu, dukoreye amasengesho akomeye, tumukurikize amacumu y'amasengesho uyu mwuka mubi wa Yezebeli. Rero nari nababwiye ko muri ubu buhamya bwa kabiri nzababwira ikindi kintu cyantabaye cyane. Nakibabwiye ni amaraso ya Yezu Kristo. Ubwa mbere nari nababwiye Zaburi ya 91, nzakomeza mbabwira n'ibindi bintu bikomeye byagiye bintabara. Nabye ibihondesho mpondesha sekibi, nzakomeza mbibabwira. Imana ikomeze ibarinde, ndabakunda. Ubwo tuzakomeza mu gice cya gatatu mbabwira ibindi bitero nahuye nabyo, uburyo Imana yagiye impishurira abarozi amaso ku yandi. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde, turi kumwe.